Ya gahunda nitirebye kabisa tubahaye ikaze ku Isano News Mama Mignon Official The Boys TV karindwi Mama Nana wahoze ari Devosi mwese mumve muguwe neza agahora gahanze rero nimba utameze neza reka tukubwire ngo ibihe bizahinduka turi kumwe n'umudamu Imana yashekeje yitwa Marene w'abamarene tuguhaye ikaze. Murakoze cyane nanjye ndabishimiye. Nanjye nitwa City Hunter tugiye kuganira. City Hunter. Tugiye kuganira rero muri kubona Marene w'abamarene ariko abantu bajya babiguhera indabyo bakati ariko disi mwagiye mu mpindabyo koko numva nshaka ururabo mwampaye ururabo. Dore Pastor Mutesi arazihabwa nawe azaruguhe. Shamana reka ubwire. Uriya we tube tumwihoreye habi. Reka tumanze dushimire abantu bose bakoze subscribe. Yego. Muri iki kiganiro. Ndabashimiye by'umwihariko. Umuntu wese uzi yuko asharinga ibiganiro byacu kuko ni ibiganiro byubaka ni ibiganiro byubaka umuryango turashaka kugira umuryango mwiza umuryango w'ikitegererezo. Turashimira buri muntu wese ukurikira ibiganiro byacu ndetse akabigeza ku musozo. Iyo ugeze ku musozo uri hari umuntu ufungura ikiganiro akumva akagarukiramo hagati. Ku musozo haba hari ibintu byiza. Ndakwinginza ngo kurikira ugera ku musozo nibwo uzamenya icyo twavuze cyose. Rero Mare amahoro n'imigisha bibane natwe mu kiganiro. Haleluya. Amen. Kuvugwa neza. Salomo yaravuze ngo biruta ibintu byinshi ngo buriya yumva abantu bavugaga neza Salomo ngo abantu bavugaga neza amakuru y'urugamba babyitaga kuvuga amacumu. Yego. Ngo bumvaga banezerewe kubyumva. Ariko disi uzi yuko kuvugwa nabi nabyo biryana. Biraryana. Ariko disi nuriya muntu uvuga nabi. Ese ubundi aba yarabikuye. Ko tuzi ko ibyiza byose bikomoka ku Mana, ibibi byo bikomoka hagana hehe. Ibivuga nabi byo bikomoka hagana hehe. Uzi ko hari umuntu uba hatagira ijambo ryiza mu kanwa ke. Uriya muntu buriya aba yarabikuye hehe. Deni banyisubiriza. Ejo rero nakubonye ku gakanzo keza. Bariganya abaturukiya. Nimbariganya abafilipine b'abakire. Ngo mu gice cy'uburasirazuba bw'isi ngo nibambara neza ariko baba bazi gukorera amafaranga no kurya neza. Yego. Uhahira he Mare. Uhahira he twiganirire. Ubu nubanteje. Baragira ngo Marene arahaha. Ako yarafite wari ufite impamvu wabyambaye. Byari ngombwa. Byari ngombwa uriya munsi twagombaga kuwambarira neza. Muri doti gusaba no gukwa kwa Pastor Mutesi. Amagambo ashize ivuga. Ndagira ngo tubwira abantu wari uhari nka Marene w'abamarene. Ku ruhande hari undi Marene nawe uri bodyguard w'abamarene. Ubundi Marene w'abamarene si ngombwa ngo yirirwa kikiye ururabyo. Ahubwo nukureba umugeni ururabyo rwamugezeho neza. Reka rero mbabwire sibyo ubwo urashaka ko nguha inkuru. Iyi nkuru byagenze gute udushya nkuko bikwiriye. Nk'uwari uhari. Ubukwe bwa Pastor Mutesi bwabaye bwiza cyane. Ikintu cya mbere reka manze mvuge ngo abantu mukurikira social media. Hari ibintu mukwiye kujya mureba nabyo ntimubyegereze umutima no kumva. Hari ibintu mukwiye kujya mureba ntimubiha agaciro cyangwa se ukavuga uti nubwo mbyumvishije ariko ibi bintu sindi bubishyire ku mutima wanjye. Kuko urabirebye iriya channel urayikunda wabakoreye subscribe ukunda umunyamakuru uriho ariko ibiriho nujya kubyumva manze ushishoze. Njyewe impamvu mvuze iki kintu nuko uyu munsi wa muntu we wumva ikinyarwanda aho waba uri ku isi hose wowe unkurikiye. Sinibaza ko naba ndi mushiki wawe nkaza kugutaranga kuri kamera mvuga yuko watunaniye. Cyo ni icyambere. Ntago naba ndi mushiki wawe ngo nze kuvugira kuri kamera yuko ubukwe bwawe bwapfuye. Ntago naba ndi mushiki wawe ngo nze kuri kamera nindangiza mvuga ngo mwabantu mwe ni murekeraho gutwerera ngo ubukwe bwarapfuye ngo ubukwe bwarahagaze. Aho navuze kuri mushiki w'umuhungu. Ndagira ngo ibi bintu nimukabyegereza umutima. Ntago naba ndi murumuna w'umuntu ugiye gukora ubukwe nindangiza ngo nze mbabwire ngo dore impamvu yatumye ngo duhindura ubukwe ngo tugakura ku itariki twavuze ngo tugashyira kuri iyi ngo impamvu ni iyi.
icyo gihe ntabwo naba ndi murumuna wawe. Nimubona hari umuntu uje yanditse ngo murumuna wa mama Mignone ngo abivuze neza ngo yuko ngo mama Mignone ngo biriya bari kuvuga ngo bitari byo ngo umuryango utagomba kuba mwiza, muzamenye ko atari murumuna wanjye. Kuko murumuna wawe ubundi aranagushyigikira. Murumuna wawe ntabwo yaza kwicara kuri kamera ngo avuge ngo ubukwe bwarapfuye, ngo ubukwe twarabwimuye ngo kubera yuko umuhungu atakiri mu gihugu. Aha ndashaka kugira ngo mbwire abantu bamaze iminsi bakurikira ibiganiro byavugwaga kuri Pastor Mutesi ko nta na kimwe cyari ukuri. Nta na kimwe. Ahubwo kuri nguko kuduhe ariko winjire mu kirori reka mbubahereze. Ukuri nuko gusaba no gukwa byari biteganyijwe kuva kera na kare yuko ubukwe bwo gusaba no gukwa ari ku itariki 23 bukabera i Masaka muri sare nziza cyane buri muntu wese yabonye yaboteye hofi. Hanyuma gushyingira ni ku itariki 30. Umuntu uri buze avuga ngo bwa bukwe bwarahindutse bwavuye kuri 30 ngo rero bwabaye kuri 23. Ndagira ngo mpamagare buri muntu wese uri kunyumva, umuntu utaratwerera Pastor Mutesi uyu munsi mutwerere kuko tuzamushyingira kuri 30. Hari umuntu wabonye ikiganiro akavuga ngo bwa bukwe ngo bwabaye ngo bwarangiye ngo rwose ngo nkuko twabibabwiye ngo bwari bwarapfuye ngo kubw'impamvu runaka ngo kubw'abana banaba ngo kuko byagenze gutya ngo bahisemo ngo kubwimura ngo babushyira kuri 23 ngo byabaye byarangiye. Oya, umugeni araramye. Icyo bita kwari ku mugeni murakiza. Umugeni araramye, ubu barimo baramusiga ikimuri, barimo ba nyirasenge ba nyina wabo bari mwegereye, barimo nyine baramubwira ngo urugo rwubakwa, baramuririmbira ibihozo, barimo baramuririmbira ibihozo, bari kumubwira ngo na nyogosenge yari umukobwa ngo genda urwubake rugoti. Rero umuntu utaratwerera nakomeza twerere kuko ubukwe buzaba ku itariki 30. Ubwo nubwo gushyingira. Hanyuma rero wagira ngo umbwire inkuru za muri dote. Udushya cyane udushya kuremo bya bindi byo gukabiriza abantu bakabije. Oya sindi bukabye. Ukandi utanga ukuri kukuntu byari bimeze nawe nabona guri muraririmba ugenda gutyo bata abantu bizihemwe kagira Imana. Dore waragendaga ukinjira abantu batazi Masaka, iyo ugiye kwinjira muri Masaka winjira aho bita 19. Yego. Iruhande rw'Inyange. Wageraga 19 ukabona imodoka nziza cyane ziri kwerekera Masaka. Yego. Zizamuka zijya Masaka. Noneho wajya kubona ukabona hari abandi bantu badafite imodoka. Bateze na moto n'utumoto. Ukabona bateze amamoto, ukabona abandi bishyize mu ijipe imwe ari nk'abangaya ari 3 4 baragiye berekeje i Masaka aho ubukwe bwa Mutesi bwagombaga kubera. Yego. Wagera hafi aho ngaho rero yaho ubukwe bwagombaga kubera. Nushake mbabarangire. Iyo ugeze ku murenge wa Masaka wigira imbere gatoya. Ugahita utambika munsi yaho bita Dotane. Iyo wahageraga wahitaga ubona abantu bakeye bari guseka. Wahitaga ubona abantu banezerewe, abantu bambaye neza. Wahindura ukinjira kuri gate ugahura n'ifoto nziza cyane ya Mutesi asa neza, yambaye neza, akantu k'umutuku mu mutwe, amwenyura neza, handitseho ngo ikazi wacu. Orcyo turagabura, ikazi wacu turagabura. Naho turavuga no kubiryo. Ugahita ubona dekorasiyo nziza cyane kwakiriye. Ugahita ubona uduti twiza cyane dutanga umuyaga mwiza. Ukareba hirya ukabona amatapi buri muntu wese yagombaga gukandagira ahatambuka. Itukura. Warangiza aya n'amatapi y'icyatsi yari ahari inshuti yanjye. Warangiza ukicira muri sare nziza ndayibakumbuje. Namwe bashaka gukora ubukwe bwiza nimubwire Mutesi abahe contact zayo. Aranateka. Uri kwihuta. Shaka kugera kurya utaramanza kumva imisango. Utaramanza kumenya babwitabiriye. Murabizi mwese yuko hari impuha zavuzwe ngo Bishop Gerard ngo ibiki n'ibiki. Bishop Gerard ni umubyeyi.
Bishop Gerard ni wa mubyeyi wagombaga no gusengera ubukwe bukagenda neza. Yego. Niwe muntu wakoze isengesho, akora isengesho ryiza ryo kwakira abashyitsi, ryo kwakira abasangwa, ndetse no kwirukana icyaza ari kibi cyakwinjira muri iyo sare. Ni ukuri Gerard wasenze neza, Imana iguha umugisha. Porcyo uragatahanye Gerard. Baraza gushyiraho comment kuko nabonye ari ifoto twifotoranije abantu bihaye ku posting. Ako wasaga neza reka. Hari harimo muri buriya bukwe hari harimo ibyamamare. Ibyamamare byari bihari. Mama Sava ni umwe mu bantu bari bambariye Mutesi. Jackie kuri Hara TV ni umwe mu bantu bari bambariye Mutesi, ndetse n'abandi. Muri ubu bukwe hari harimo wa mupasiteri w'umubouncer, umwe washakanye n'umudamu w'inzobe, w'umupasiteri nawe, umuhanuzi n'umupasiteri bamwe bashakanye. Ubwo bukwe bari baburimo neza. Hari harimo ibonsa mu buryo bw'umubiri no mu mwuka. Hanyuma hari harimo amabonsa mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka cyane. Muri ubu bukwe uraza gusangamo aba bantu bakora kuri YouTube channel bari bahari bose, sindi buvuge amazina yabo. Hari harimo abakozi b'Imana. Ubukwe bwa Mutesi, umuntu uri bubwumve, ngewe buretse gato yamanze nisegure kuri aho hantu, ufite uburenganzira bwo gushima ibintu, ufite n'uburenganzira bwo kubinenga. Ufite uburenganzira bwo gukunda Mutesi, ufite n'uburenganzira bwo kutamukunda. Ufite uburenganzira bwo kwemera ibyo ndi kuvuga, ufite n'uburenganzira bwo kutabyemera. Gusa icyari kiriho ni ubukwe buteguye. Abadamu bari bari muri protocole. Liliane ndagusuhuze sheri wanjye. Abo ni bamwe mu badamu bari bari muri protocole. Ababyeyi beza bambaye neza, ababyeyi batuje, abapapa beza bari bambaye amakaruvati, amakositime meza. Abo bari bitabiriye ubukwe bwa Pastor Mutesi. Ba mama Janti ndabasuhuje. Nshuti zanjye magara. Nkomeje kubabwira ngo ubukwe bwa Pastor Mutesi, ikindi kintu ukinjira kuri gate, icyo wabonaga ndetse n'icyo wategerezaga, imodoka nziza zihenze. Warahageraga byonyine ukavuga uti se ubu bukwe burimo, wagira ngo imodoka zose ni shyashya. Bose bari bogeje bavuye mu Kinamba. Ubundi iyo ugeze hari i Masaka hari aho bita Dubai Port. Iyo ucyabutse ku ruhande uhita ubona imodoka zose ziturutse hanze zije kugurishwa. Wagira ngo bari baziteruye zikiri nshyashya zikarabye zisa neza, bakazitereka hariya. Hari imodoka nziza, imodoka zihenze, imodoka zikeye. Ubona ko abantu babijemo babishaka. Yego. Twinjiye muri sare, mbabwiye ko Bishop Gerard ari we wasenze kandi agasenga isengesho ryiza. Yego. Hanyuma bakwe baraje. Baje neza cyane. Bitwaje bya bindi byose bikoreshwa mu gusaba umugeni. Yego. Ndetse harimo n'ibiseke biteruwe n'ababyeyi beza. Yego. Ubukwe bugenda neza pe. Otyo. Ubukwe bwarakomeje kugeza ubwo noneho abasore baje kwa kundi bahamagara abasore baraza. Ferdinand wacu agaragiwe yambaye neza. Yambaye neza cyane, cyaragaragara. Kandi agaragiwe. Afite pare mwiza. Ahumura. Pare ushobora no kumureba byonyine ugahita uvuga uti ndabona impumuro yawe igaragara. Yego. Igihe cyarageze rero, bahamagara n'abageni. Umugeni araje. Araza. Kutababwiye ko hari harimo abasaza bazi Ikinyarwanda. Disi ibyo ngibyo nabyo nari nibagiye kubivuga. Ikinyarwanda cyiza cyane. Kirimo amagambo meza aryoshye. Ikintu nabwira abantu badukurikiye nuko famiye ya Ferdinand aho bari bicaye basaga neza, icyo ni kimwe. Bari bishimye, buriya abantu bishimye no ku maso urabibona. Yego. Physical appearance. Buryo uzareba umuntu urebe ko kwishimiye cyangwa se ko atakwishimiye. Umugeni araje rero. Yego. Aherekejwe agaragiwe n'abantu. Hari inkuru nigeze kumva ngo mu bukwe bwa Pastor Mutesi ngo nta mugore utari inzobe wari urimo. Oya. Abantu bose ese ko nababwiye ngo Mama Sava ari mu bari bamwambariye. Mama Sava ni inzobe.
hari harimo abantu bose, abagufi, abarebare, abanini, abatoya, nta muntu n'umwe Pastor Mutesi yasize. Asohorwa n'abakobwa beza baririmba, Ange na Pamela, b'abakobwa beza mujya mukunda kubona baririmbana na Kayirebwa. inyamibwa cyane. Bararirimba, barabyina, barambura amaboko, ubuzima buba fresh. Sinabura ubutavuga ngo mu bukwe bwa Pastor Mutesi, uyu mumama w'inshuti yanjye witwa Vestina w'Ikarongi. Yabyutse ampamagara saa 11 ambwira ati ngiye mpagurutse Ikarongi. Ikarongi n'amaguru. Ati mpagurutse Ikarongi mama minyone ndangira ati kuko Pastor Mutesi ntamuvugiye umuvugo ntibyavamo. Vestina ndagushima, urabizi ndagukunda. Vestina ni umumama w'inshuti yanjye tumaranye imyaka myinshi cyane dukundana, ariko akaba ari umutahira avugira inka, azi no kuvuga imivugo. Yavuze umuvugo mwiza uvugira Pastor Mutesi, uwari uraho wese, bamwe amarira aratonyanga, abandi bakoma amashyi, abandi bati ibintu bibu buryohe. Simuri kunsaba uko ubukwe bwari bumeze n'utwo tuntu, ariko tukira ubukwe buraba ubwo Mutesi yaragihagaze, ibintu byari fresh. Hanyuma igihe kiragera, urumva iyo umugeni yahageze urabizi bya bindi byose bikurikiraho. Hanyuma haza kugera igihe cy'impano. Ngiye kubabwira agashya Pastor Mutesi niwe muntu wa mbere uciye agahigo ko gutanga kadozi ingana kuri ako kantu rero, ngo umuntu wese wageze aho hantu ngo bamuhaye. Ntekereza ko hagire n'abandi bantu bajya muri comment kutajyanye na cameraman wawe ngo banyihere Imana. Ariko cameraman ubundi wari wasigaye yanjye yisigaza ariko nta n'ikibazo cyane. Hanyuma rero Pastor Mutesi navuze ngo niwe muntu waciye agahigo. Ntekereza ko nta wundi muntu mu Rwanda uratanga kadozi ingana kuri no kwisi, ngo umuntu wese wahageze. Ndetse no mu bintu MC yaravugaga ati ntihagire umuntu uva hano adatahanye impano. Amakarito afunze neza arenze 300, ngire ngo 350. Barayazanye abantu bose batangira kuvuga bati izi ni kado zikinjira, izi ni kado zikinjira, izi ni kado barazipanga. Mutesi yafashe umwanya, buri muntu wese yahaye kado yaramuhobeye, ahobera na Ferdinand. Ni imfura. Mutesi ni imfura cyane. Batanga kado, abantu barishima, abantu baranezerwa, ibirori birori. Igihe cyakadurumva kado zirenze 300 ni nyinshi. Igihe cyarageze baravuga bati abantu nibamanze bajye kwiseriva. Abantu baragenda bariseriva, ariko urumva nyine ibyishimo ni byose kuri buri umwe wese. Ngeze kuri bife. Bife rero ibiryo. Dore salade, dore dessert. Ntabwo ndi bubari ibiryo. Ibiryo sindi bubibare. Kuko buriya ndagira ngo nkubwire ngo hari n'ahandi hantu nigeze kumva umuntu ari kuvuga ngo bamwe barariye, ngo abandi ntibariye, ngo abandi bagize gute. Naho bari kuzara abantu miliyoni. Biryo byo kwa Mutesi ntago babimara. Kwari ugusebye. Abandi bati niyo haza abantu miliyoni niko mvuze. Hari biryo, hari buffet. Nako akunda abantu babyiga nabi ari kujya gucuranwa bazi ko biri bubashirireho, bazi ko biri bugenda gute. Ibyo ntabwo byari gushoboka. Ntabwo abanyamururumba bagiye barasobanutse. Ubu bona bari guhagarara wenda bakudahira akayiko kadafite uko kangana baguhereza. Ibyo kwa Pastor Mutesi ntabyabaye. Nawe ahagaze ku nyama. Ariko ko byari ukwisanzura. Ariko cameraman nta makuru ufite. Ko iyi bife nge wayisubiremo. Nanjye maje wayisubiremo n'ukuri. Nzaho nibyo nzajya mvuga. Iyi bife ubundi reka ubwire. Pastor Mutesi Imana iguha umugisha, Imana ikomeze kwagure. Uri umubyeyi mwiza, ahareka mvuge ncishije make vraiment ndakubaha mu mavuta yawe. Pastor Mutesi ndagukunda ku buryo bukomeye cyane. Ariko hari ukuntu amarira y'ibyishimo ngeye yarandenze. Mutesi mwifurije guhora yishimye. Niyishime iteka. Mutesi nukuri Imana ni muteteshe. Erega n'umutesi w'Imana n'abantu. Erega n'izina akwiye guteta.
akwiye kunezerwa, yego, akwiye ibyiza. Nahoze mbwira abantu ngo buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwemera ibyo yifuza. Umuntu afite uburenganzira bwo kudakunda Mutesi, ni uburenganzira bwe, ariko n'abafite uburenganzira bwo kumukunda ni uburenganzira bwabo. Abamukunda turi kuvuga ngo Mutesi ukwiye ibyiza, ukwiye gutetera Imana n'abantu, kuko igihe cyawe cyari iki ngiki. Hari igihe wabayeho ubabaye, hari igihe wabayeho ubanye n'ibikomere, ariko uyu munsi harageze kugira ngo bya bikomere ubyomorwe. Navuga ngo Ferdinand abonye umugore mwiza, Mutesi agira umutima mwiza. Abantu batamuzi nibo bavuga, ariko abazi Mutesi agira umutima mwiza, Mutesi agira urukundo, Mutesi agira imbabazi. Hari abajya bavuga ngo iyo yababariye umuntu ngo bigaca no kuri kamera ngo biba ngo ari ukugira ngo akunda acuruze. Ese kuki mwebwe mudacuruza mutanga izo mbabazi? Kuki mwebwe mudacuruza muvuga neza? Mutesi avuga neza. Mutesi yomuye imitima y'abantu benshi. Uyu munsi hari abantu bashima Imana kubwo kumva inyigisho n'impuguro za Mutesi. Ndabyibuka uyu mudamu waturutse i Karongi aje kuvuga umuvugo, yarambwiye ati amagambo ya Mutesi yarampumurije, ntagaragaye mu bukwe bwe ngo nze mutora umuvugo, ntibyavamo. Ndamubwira nti ukuri ko Imana Mutesi nta mutima mubi. Rero navuze ngo ibi mbivuze nari natangiye mbabwira ukuntu bwari buhagaze. Ariko nkikomeza ubwo nari ngeze kuri buffet, niho navugaga buffet, abantu bari servie uko bari kurya, abandi baraza, za mpano zirakomeza ziratangwa. Mutesi ni umubyeyi uzirikana, yazirikanye bababyeyi bakuru bamwe, abafungira ibiseke byiza. Buri mubyeyi mukuru wari uhari wese yatahanye igiseke. Nukuri Mute, Imana iguha umugisha. Ngewe impamvu nkoze iki kiganiro nkakora n'iyi nkuru, nagize amarangamutima mbura n'ijambo ryo kuvuga. Ndavuga ati se abantu nk'aba ngaba ku isi bariho? Simvuze ngo Mutesi ni marayika, ashobora gukora amakosa, ushobora kugira ibintu utumvikanaho na Mutesi. Ibyo aracyari ku isi rwose, ntaragera mu ijuru. Ariko niba akora n'ikosa ukaba umukunda, ukomeze umukundire ko ari Mutesi ukunda. Ikosa yaba yarakoze urimubabarira. Hanyuma ntekereza ko abavugaga ko ubukwe bwapfuye, ko ubukwe nta buriho, ko ubukwe butazaba, ko ubukwe bimeze gute na gute, ni ukuri nimuhumure, ubukwe bwa Pastor Mutesi burahari. Abamukunda twebwe tuzi ko ubukwe bwe buhari kandi tuzabwita. Buzanaba kandi bwaranabaye. Bwarabaye, buzanaba. Mutesi azagira urugo rwiza. Mutesi rwose Imana ikomeze guteteshe, Imana ikomeze kugirira neza. Nyuma y'ibyo byose, ubukwe bwasoreje mu gisirimba cyiza, abantu barabyina, abantu barishima, abantu barataraka, abandi bavuka mu mwuka wera barahanuka kabisa. Ibintu byiza byiza byiza, usubira uti byiza. Hanyuma hari utundi dukomenti nagiye numva ngo abantu ngo barafunzwe, ngo abantu ngo barakubiswe. Aho niho nashakaga ngo ugire. Ikiganiro nabonye bari kuvuga ngo imirwano mu bukwe bwa Pastor Mutesi. Ni ukuri nta murwano wabayeho, nta muntu utaricaye atuje, abantu bicaye batuje. Hari ikintu ngiye kuvuga kandi abankurikiye bacyumve, ubundi nari no kukivuga mbere, ariko reka nkivuge n'ubu ngubu kuko nasabye ko abantu barangiza kino kiganiro. Kuba nta bantu bari bemerewe gufotora mu bukwe bwa Pastor Mutesi, ibi ndabishima. Nanjye ndiwe niko nari kubikora. Impamvu nari kubikora kuriya ni iyi, nuko icyambere na mbere ubukwe twatashye, buri muntu wese agakenera gufata ifoto. Ufite telefone, ufite gatoroshi, ufite iki, buri wese agashaka gufata ifoto y'ubukwe. Kuri Pastor Mutesi nk'umusitari, ndagira ngo nkubwire ngo byari kuba akavuyo nawe ntabona hatambukira, kuko buri wese yari kwifuza kumufotora. Kuba harimo abantu b'abanyamutekano, abashinzwe umutekano, nuko abantu bagombaga kwicara bagatuza. Twese turabiza akavuyo. Hanyuma kuvuga ngo abantu ntibafotoje telefone, niyo baramuka bemeye ngo abakameramani basanzwe bafite za YouTube channel n'abandi bose baze bafotore, nukuri ni murebe namwe kamera zindi imbere, mukubiteho ziri hirya, mukubiteho ziri hino, mukubiteho ziri hehe na hehe. Ese ubwo bwari kububukwe cyangwa bwari guhinduka akavuyo? Rero Pastor Mutesi yabikoze neza. Aravuga ngo kugira ngo mu bukwe bwanjye hazaba umutuzo n'umutekano, hazafotora ababyemerewe, babihemberwa, niyo batabihemberwa ariko babyemerewe, kugira ngo bwere kuba ubukwe bwa kamera na telefone gusa.
abantu ntibumve ijambo, abantu ntibareba abageni mu mutuzo, abantu ntibareba ababambariye, abantu ntibumve umuvugo, abantu ntibareba imbyino, abantu ntibarye ntibanezerwe kuko buri wese ari kubacaracara n'agatelefone ashaka gufata ifoto. Biriya rero nibyo n'undi wese uzagira ubukwe nuko urajya byoruganizana kuriya. Ni ukuri. Nguko ngiyi ishusho y'ubukwe bwa Pastor Mutesi, wari wambaye neza cyane, wasaga neza cyane, wari utuje muri ya marangamutima ye, ntabwo yarize cyane, ariko ahobera mama we yararize disi, kandi twese twagize emotion. Hari n'ibyo yakoraga nyine akiyumanganya, hari ikintu ntari mvuze, hari ibintu ntari mvuze. Nari nibagiwe kuvuga ko marene wa Pastor Mutesi, ubundi marene jya uvuga wahise turamukirita mu ba marene. Marene wa Pastor Mutesi vi, marene wa Pastor Mutesi vi, marene wa Pastor Mutesi vi, turakurokirise, marene wa Pastor Mutesi vi, turakurokirise mu ba marene. Reka mwereke igitumye mvuze ngo marene wa Pastor Mutesi vi. Ubundi abamarene baba bazi ko bari kwifotoza, aba yasokoje neza, aba yambaye neza, mbese akumva ko n'abakameramani bamwitayeho. Oya, marene wa Pastor Mutesi yagiraga gutya agatera n'intambwe agahindukira akareba inyuma. Sibyo? Umuntu niba hari ikintu bakeneye akaba yabivuze. Niba Pastor Mutesi agize gutya ahindukira agomba gufata ururabo, marene akaba yabibonye kare umuhereza. Niba Pastor Mutesi agize gutyo ka emotion kakaza, marene akaba yabibonye kare akaba muhereje ka papier mushwari. Niba hari umuntu bagomba guhereza kado, marene akaba yabyumvishe mbere ko yakadi igomba kuza, ukabona ahindukira areba protocol ako kanya ko yayihagejeje ku buryo igera kuri Pastor Mutesi hakirika. Mbega marene terebye n'abandi bamarene mwese mujya mukora akazi k'abamarene, ntimukajya mwumva ko mwaje kurya ifoto. Marene ubahagarariye aravuze ngo guhera uyu munsi marene w'ifoto araciwe. Oya, marene w'ifoto marene w'ifoto nanjye aranzengereza. Hari ubukwe nigeze gutaha, reka aka kantu ngacishemo. Hari ubukwe nigeze gutaha, noneho harimo marene, ntabwo yarazi biri kujya mbere. Yaricaraga ukajya kubona ukabona no mu rusengero. Mu rusengero niho byambabaje cyane muri ubwo bukwe kuko naranahagurutse njya kure ya Jisa. Sinabivuze ngo uri marene w'abamarene, nicyo cyane. Yaricaye akajya mu rusengero ukajya kubona ukabona afashe telefone ati amahugurwa y'abamarene yaje. Akongera ukajya kubona ukabona bari kugenda, abageni bari gutambuka, akaba yafashe ifoto agize ati si ifoto. Noneho turi mu rusengero ngiye kubona mbona wa mu marene akicara agahita hamagara akavuga yarangiza agahita agira gutya kuri video call. Turi mu rusengero agahita ajya kuri video call akajya yereka umuntu imikenyero yambaye iki niki. Nari nicaye nkariya, narahagurutse ndagenda gatoya, ndamwegera ndamubwira ati telefone ntago yemewe mu rusengero. Agira isoni. Yahise ayireka cyakora. Umugeni yakeneraga no kwihanagura, ntabone umuhereza ako yihanaguza. Yarari mu ifoto kubera izihe mpamvu yarari mu yindi si. Marene yarari mu yindi si. Rero namwe mwabageni mwe mujye gushaka ba marene, mujye mushaka ba marene bazima. Marene wa Pastor Mutesi vi turakurokiriza. Hari n'abandi bantu baba marene beza. Hari ubundi bukwe bwinshi natashye burimo abamarene beza rwose bakoraga akazi kabo nk'uko bagomba kubagakora. Impamvu wenda ntabavuze nuko batari muri social media, ariko mvuze marene wa Pastor Mutesi kubera ko Mutesi ari muri social media. Rero marene we twaramushimye, yakoze akazi ke rwose nk'uko agomba kugakora. Yego, tuntu n'utundi rero bavuga ngo njya ariko nahise nemera ukibivuga, ubundi ngiye narabikubwiye ati wowe uri umutasi mwiza w'abamarene, uri umutasi mwiza w'abantu bubatse ingo n'imiryango. Yego, ntago Pastor Mutesi yakugira nka marene uhagarariye abandi bamarene ngo uru rugo ruzabure umunezero. Ibyo ndabibabwiye, ruriya rugo n'urwo umunezero. Kandi ikindi nanone nemera neza ibintu numvishije, ntago bubukwe bya bintu Pastor Mutesi yazaga gusaba imbabazi cyangwa abantu bamusaba imbabazi kuri social media. Bubukwe bugaragaje yuko
bitandukanye, ahubwo Pastor Mutesa ari kwerekana umutima w'urukundo ati n'abandi mujye mubikora gutyo. Yego. Ngaho bifa hari abavuze rero ataye amafaranga urabazi nyine. Hari abatoboye baravuga ariko abandi ikintu Imana yakoreye hariya hantu cyatumye bamwe bamira ibibaniga. Nibaceceke. Nibaniza ibibaniga nibavuga. Nibashaka biceceke. Ngo namaguzanyo ngo bamwe barabasohoye ibindi byagenze. Ngo bayagujije se muyihe bank? Ndabizi se. Ariko ngewe abantu baransetsa. None se kuvuga ngo ari amafaranga n'amaguzanyo byonyine bari muri buriya bukwe ntibatwereye. Nubwo mwabuzaga abantu gutwerera. Nubwo mwabuza neza yuko agomba kubukora. Na budget yabwo yari ayifite. Kuvuga rero ngo namaguzanyo niba yarayagujije afite nuko azayishyura. Ntabwo turi bubuze abantu kuvuga reka. No mutuntu n'itundi ibishoboka ndabikubaza. Ati noneho seda izo mpano 300 zirenga 300 ubwo se yaba yarayakuye. Yakuheze erega kuri iyi si hari amafaranga. Imana yaratubwiye ngo mbahaye isi nibiyiriho byose. Amafaranga rero ari ku isi ntago ari mu ijuru. Baragushubije mama, papa baragushubije. Nukuri amafaranga arari. Weho n'imbuto yafite ihangane ariko abayafite barahari. Mama Minyo na kandi kantu kagashya wibuka ngo dugane ku musozo w'ikiganiro. Ibindi bintu bihaye gukomantaho ngo yatanze igikombe n'ukuri yagombaga kugitanga. Iki gikombe. Iki gikombe Ferdinand aragikwiye. Mberukana mama Fabrice. N'ukuri iki gikombe Ferdinand aragikwiye. Ega buriya ndakubwiye ngo hari abantu babaga bari muri buriya bukwe bakavuga bati n'ukuri kw'Imana nge ndumva nayo nagenda nkarambarira imbere ya Pastor Mutesa akangenda ku mugongo. Kubw'urukundo bakunze Pastor Mutesa. Reka Pastor Mutesa arakunzwe. Imana yamuhaye igikundiro. Abatamukunda n'imbarwa. Kandi ni muntu ababara no kuri social media muzasanga ari bake. Ako Pastor Mutesa arakunzwe. Hari indi couple yamushyigikiye nayo bakinane Karine na Buba baramushyigikira bamubwira ati rwose agahinda kawe turakumva shingirana na Ferdinand wawe. Abanacecekesha abantu bakunda kuvuga ibyo ngibyo. Tumwifurije ibihe byiza Isano News, tumwe bifurije urugo ruhire we na Ferdinand. Mama Minyon Official Marene w'abamarene we buri gihe abihoraho. Mama Nana kuri Mama Nana Official tumwifurije urugo ruhire, ariko mwokagira Imana umugotumeho akakadoka bakanira Mana Pastor Mute ngo cameraman wanjye ngo arashaka kado nanjye rwose nge nyivunge nivu azayiguha kado. Ya twibutsa abantu ko Mama Minyon Counseling and Guidance irahari kandi cyane afasha abantu kubaganiriza. Twanabimenye neza ko tugiye gushyiraho amahugurwa y'abamarene abatarabyigiye kuba marene wapi abandi baza bagira ngo babitegereze. No mbo watanga nomero ya telefone Mama Minyon? Nimero yanjye ni 0788828322. Bamere peace ubundi twitaye. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Turabakunda cyane. City Hunter.